Inkuru ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku isi muri rusange. Ni urupfu rwa Kabuga Felicien, umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ni inkuru ituruka irahe mu Buholandi, aho bivuga ko uyu musaza umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane nk'uko twabigarutseho muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 akaza gutabwa muri yombi 2023, aho yarakurikiranyweho ibi byaha bya jenoside ndetse n'ibindi byaha bishamikiye kuri yo. Ndetse murabyibuka ko mu minsi ishize aribwo urukiko rwafashe imyanzuro ikomeye cyane ifite aho ihuriye n'uyu mugabo Kabuga Felicien. Abazi amateka y'u Rwanda ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane. Bimwe mu byo yashinjwe cyangwa se bimwe mu byaha abantu bamushinja harimo gutanga inkunga y'amafaranga ndetse n'ibikoresho byagombaga kwifashishwa mu gutsemba no kwica abatutsi. Byo ni ibigaragara ndetse byagiye binashinjwa uyu musaza Kabuga Felicien uvutse 1933 yitabye Imana muri 2026. Uyu musaza murabyibuka mu myaka yashize ndetse mu myaka igera muri 2-3 rwose ni umwe mu bari bari kuburanishwa n'urukiko mpanabyaha rw'irahe mu Buholandi, ndetse bimwe mu byaha ashinjwa biramuhama, ibindi aza abihakana. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko ndagira ngo banyarwandakazi, baturarwanda, inshuti z'u Rwanda, rwose buri wese agira ijambo avuga kuri uyu musaza, ndetse by'umwihariko abazi amateka y'igihugu cyacu bakubwira ko uyu ari umwe mu batanze inkunga y'ibikoresho, by'umwihariko yiganjemo ibikoresho bya gakondo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse bamwe mu batangabuhamya be bagarutse no ku ngingo zimwe na zimwe, ndetse byose abitera utwatsi, ariko rwose hari amakuru y'ibanga ndetse hari n'amakuru ya nyayo yo ku mugaragaro yuko uyu musaza Kabuga Felicien yagiye atangaza mu bihe bigiye bitandukanye ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye ko ubwe azatanga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ubwoko bw'abatutsi bucike mu Rwanda ndetse bunatsembwe. Byo ni ibyagarutsweho n'uyu musaza Kabuga Felicien wamaze kwitaba Imana. Ariko ndagira mbabwire ngo rwose birababaje kuba, kimwe mu bintu byambabaje nkiboneye inkuru ni ukuba umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndetse ntabe yabihanirwa ndetse abe yajya mu gihano cya burundu y'umwihariko nshingiye ku bugome n'ubukana uyu musaza yakoranye jenoside, ndetse anafasha abari kuyikora, afasha abari kuyitegura n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bishinjwa uyu musaza, ndetse biranamuhama nubwo urukiko rutari rurafata umwanzuro ntakuka. Ariko uyu musaza rwose yamaze kuba ava kuri iyi si. Ni kimwe mu bintu bibabaje wenda abantu dukwiriye kuba twarebaho, ariko rwose ubona ko ubwo n'ubundi yafatwaga ndetse akanajyanwa mu nkiko, n'ubundi ubuzima bwe abantu bavugaga ko ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse rwose ngo afite indwara imuzengereje, indwara y'umutima, indwara y'ibihaha n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, zirimo indwara ya kanseri yaramaranye imyaka igera muri 18. Ayo ni amakuru agaragara mu buzima bw'uyu musaza Kabuga Felicien, umwe mu bagabo bari bakomeye mu Rwanda rwo hambere, ndetse wanatanze buri kimwe cyose bishingiye ku bushobozi yari afite ndetse n'ububasha yari afite, afasha leta mu kuba yabona ibikoresho ndetse anatumizaho ibikoresho, kuko biravugwa ko cyangwa se bivugwa ko uyu musaza Kabuga Felicien yatumijeho indege yuzuye ibikoresho gakondo biturutse mu mahanga, ndetse anabyishyura mu mafaranga ye kugira ngo byifashishwe n'interahamwe. Ibyo ni ibikomeza kugenda bigarukwaho, ariko ndagira ngo buri wese agire ijambo avuga, rwose buri wese agira ijambo avuga aka kanya kuri iyi nkuru imaze gusohoka aka kanya. Reka mbashimire kuba mwumvishize update. Murabizi ko umuntu wakanze subscribe rwose nta kindi tuguha uretse kukugezaho buri nkuru zose zisohotse, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.